Yes, nongeye kubasuhuza mbifuriza ikaze inshuti zanjye, bavandimwe, babyeyi banjye, barumuna banjye, basaza banjye, ndabifuriza ikaze kuri Ruyenzi TV show. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mwiriwe neza, mwaramutse neza, mumeze mute? Nizere ko muri amahoro, nizere ko mumeze neza, kandi nkomeza kwihanganisha abantu bababaye, bagize ibyago, babuze ababo. Muri iyi si niko bigenda, turi abagenzi, abafite ibibazo bitandukanye. Mukomeze mwihangane, uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba bibi, ibihe bihora bisimburana. N'umubwiriza yarabivuze ngo hariho igihe cyo kubabara n'igihe cyo kwishima, hariho igihe cy'umubabaro, hariho igihe cy'umunezero. Rero abari muri ibyo bihe by'umubabaro ndabihanganishije, mukomere, mushikame ku mwami Yesu, niwe uzabarengera, niwe ukomeza umuntu iyo ageze mu bibazo. Amina. Mumeze mute rero? Umunsi w'ejo hashize twe twaganiriye ku kibazo kigira kiti: ese umugore cyangwa se umukobwa bo bashobora gutera intambwe bakabwira umusore cyangwa umugabo ko bamukunda? Nicyo kibazo niyo topic nari nifuje ko tuganiraho. Rero hari abantu bampamagaye, banganirije, bambwiye amayide yabo. Hari abambwiye ko rwose bishoboka, ariko hari n'abambwiye ko batabishobora, ko igihe cyose umugabo cyangwa umusore ariwe batera intambwe akabwira umukobwa cyangwa umugore ko amukunda. Ariko ngiye ku ruhande rwanjye numva ko umugore cyangwa umukobwa baramutse bakunze umugabo cyangwa umuhungu, intambwe yayitera rwose akamubwira, bishobora no kugera kure, Imana ikabashyigikira. Ndashimiye rero abantu bampamagaye, abantu bagize icyo batanga, igitekerezo batanga kuri icyo kibazo nari nabajije. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira turinjira cyane muri Fiancalle. Ese igihe umuhungu n'umukobwa bitegura kurushinga, aricyo cya gihe cya Fiancalle, bagomba kwitwara gute? Bagomba kubanirana gute? Rero igihe umuhungu cyangwa umukobwa bitegura kurushinga, bitegura kuba umwe, kuko buriya iyo mwamaze gusezerana mu mategeko, mukajya imbere y'Imana n'ababyeyi n'imiryango n'inshuti n'abavandimwe, muba mwabaye umwe. Yesu nashimwe. Icyo gihe rero ntago ari ibintu muba mugomba kwihutira guhubukira, kuko hari ikintu abantu benshi baba batazi. Mujye mumenya ko umuntu iyo mugiye kubana ubuzima bwanyu bwose musigaje hano kuri iyi si. Agiye kuba umugabo wawe, nawe agiye kuba umugore wawe. Hari ingeso afite, n'undi hari ingeso afite. Ese iyo izo ngeso urumva uzazihanganira? Ese izo ngeso uwo muntu afite urumva uzagerageza kuzihanganira kugira ngo urugo rwanyu rutazasenyuka? Icyo nicyo kibazo numva gashaka ko tuganiraho uyu munsi, nanatanga n'inama muri abo bantu bari muri icyo cyiciro cya Fiancalle. Rero inama nabagira ni uko mwakagombye kuganira, buri umwe agatera intambwe akabwira mugenzi we icyo yanga n'icyo akunda, n'undi akamubwira icyo yanga n'icyo akunda. Ubundi yakumva, mugenzi we yakumva ko azabyihanganira, bagakomeza inzira yo kubaka urugo. Ariko hari igihe umuntu akubwira nk'ikintu cyangwa gukora nk'ikintu ukavuga ati ese Mana, uyu muntu nkoreye iki kintu tutarabana, nitubana bizagenda gute? Reka kwihuta. Niyo nama nakugira. Banza ushishoze, ariko unasenge n'Imana, kuko burya urugo ni ishuri uba ugiyemo. Urugo ni ijuru rito,
kandi ni n'ishuri uba ugiyemo. Uba ugiye kubana n'umuntu utazi imico ye, mutigeze muvukana, mutigeze mubana, uba ugiye kubana n'umuntu muzamarana iyi minsi yose usigaje kuri iyi si, uba ugiye kubana n'umuntu ufite ingeso zitandukanye, yaba afite imico myiza, afite imibi. Niyo mpamvu muba mugomba gushishoza muri cya gihe cya fiyansaye. Burya urugo rugizwe n'ibintu navuga, hari ibice bigize urugo, harimo isezerano, hakabamo n'umuhamagaro, noneho hakongera hakazaho n'igihango. Buriya iyo wemereye umuntu ko muzabana, muba mugiranye igihango, ya ndahiro muba muri kurahira, muri imbere y'Imana, muri imbere y'ubuyobozi, aba ari igihango kandi muba mugomba kutazatatira. Iriya ndahiro ni indahiro ikomeye, iriya ndahiro ni indahiro iriya ndahiro ntitugajye tuyisuzugura, ni indahiro ikomeye cyane, aricyo gihango uba ugiranye n'umuntu mugiye kubana. Ikindi, harimo umugisha wa kibyeyi, buriya ababyeyi, umubyeyi natabaho umugisha mu kubana kwanyu, birashoboka ko hari igihe mwajya kubana imiryango itabishaka bakabarwanya, ariko burya iyo umubyeyi ateye intambwe akavuga ati bana banjye mbahaye umugisha wa kibyeyi, ni ukuri umugisha murawubona ndetse na cyane. Ikindi, harimo umugisha uturuka ku Mana. Uwo ni wo mugisha wa mbere utuma urugo ruramba, utuma urugo rugera ku iterambere, utuma urugo mubyara, mukororoka, mugashibuka, mukaguka, mukagera kure. Rero nabashishikariza ko niba mugiye kubana, mwiyemeje gukora ubukwe, mwiyemeje kuba umugabo n'umugore, mugiye kuba umwe, mwakagombye kwicara mukabwizanya ukuri, ntihagire ubeshya undi, ntihagire ucenga undi, ukamubwira uti ngewe nanga iki, nkunda iki, nifuza ko tuzabaho gutya, nifuza ko mugakora plani y'urugo rwanyu. Umuntu abihabwa n'Imana iyo yageze mu rugo, ariko namwe mugiye kubaka mubigiramo uruhare. Hanyuma hakabaho kubwizanya ukuri, hakabaho gucirana bugufi, hakabamo no gusabana imbabazi. Abantu ntago mushaka kubana ngo mubure akantu n'aka na kamwe mwapfubiranaho, ariko niba ugize gutya ugakomeretsa mugenzi wawe, ihutire kumubwira mbabarira. Mbabarira ihosha uburakari, mbabarira ituma urugo rwongera rukubakika neza, mbabarira ituma mwongera mukagirana ubusabane, mbabarira ituma mu rugo hazamo undi mwuka mwiza, ugakuramo wa mwuka mubi wari wamaze kwinjiramo. Rero niba mugenzi wawe ateye intambwe akakubwira mbabarira kubw'ikosa yakoze, nawe asabye imbabazi, tera intambwe umubabarire. Ntumubabarire urenzaho, ntumubabarire wikiza, ahubwo umubabarire bivuye ku mutima, bive ku mutima. Umubabarire wumva nta yindi mbereka ufite, ubabarire mugenzi wawe, wumve koko ko umubabariye, kandi uhanagure bya bindi byose yagukoshereje. Icyo gihe muzubaka urugo rwiza, muzubaka urugo rw'umunezero, muzubaka urugo rw'amahoro, muzubaka urugo rufite umugisha, muzubaka urugo rugendwa. Biragatsindwa n'Imana kugira urugo rutagendwa, kandi burya abashyitsi ni umugisha. Yesu nashimwe. Ni ukuri, nubona ufite urugo ukabona icyumweru cya mbere kirangiye nta muntu urugezemo, icyumweru cya kabiri kikarangira nta muntu uhageze, icya gatatu, icya kane, ukwezi kukikubitamo nta muntu winjire mu rugo rwawe, uzavuga uti se Mana ubundi biti. Ni ukuri abashyitsi bazana umugisha. Kandi nanone ku bana, abantu babiri baba basize ababyeyi, baba basize imiryango, baba basize abavandimwe, ariko muba mufite n'inshingano zo gukunda ba babyeyi musize.
kuko niba wowe umukobwa uje ugasanga umuhungu afite ababyeyi, ugomba kubakunda nka mama wawe, nka papa wawe, ugakunda abavandimwe b'umugabo wawe, ukabakunda nk'abavandimwe bawe, ukabakunda nka bakuru bawe, nka barumuna bawe, nka basaza bawe. Hanyuma wowe muhungu niba uje ugasanga winjiye mu muryango w'umukobwa urimo papa na mama, bakunde, ububahe nka mama wawe, ubafate nka mama wawe, wumve ko ari abandi babyeyi Imana iguhaye. Haleluya. Wumve ko hari abandi babyeyi Imana ibahaye. Mukunde ababyeyi banyu, mukunde imiryango yanyu, umuvandimwe ntakajya yinjira ngo mumurebe nabi, umubyeyi ntakajya yinjira, mukomeze mwubahane. Ni ukuri nimugendera kuri izo inshingano, nimugendera kuri ayo maprincipe, urugo rwanyu ruzatera imbere, urugo rwanyu ruzaba ijuru rito, kandi muzagera kure hashoboka, muzagera ku ntsinzi, muzagera ku bushobozi bwinshi. Imana izururuka ibane namwe, Imana izabarengera. Haleluya. Uyu mwanya rero numvaga twasoreza aha, kuko aho icyo nicyo kintu cya mbere nashakaga ko tuganiraho cyagiye muri Fiancalle, uko mugomba kwitwara. Rero tuzakomeza tugenda tubagira inama uko mugomba kwitwara mugeze mu rugo, mumaze kubyara, mugize gute. Murakoze, kandi mbashimira ko mukomeje kudutera inkunga, mukora subscribe, share na comment, kandi mukatugira n'inama y'ibyo tugomba kongeramo. Turi abantu, hari igihe tuba twabyishe, mukanadukosora, birashoboka. Kandi ndabakunda, ndabanezerewe, muri inshuti zanjye. Ciao, Imana ibarinde. Amina.